nyakubahwa Vice Perezida wa Sena mukaba n'umushyitsi mukuru, ba nyakubahwa abasenateur n'abadepite mu nteko ishinga amategeko, bayobozi b'inzego z'umutekano ku rwego rw'intara ndetse n'akarere, bayobozi b'inama njyanama uturere tugize intara yacu, bayobozi b'uturere ndetse n'abatumirwa mwazanye, Madame Vice Presidente wa Avega ku rwego rw'igihugu, Madame Presidente wa Ibuka ku rwego rw'akarere ka Rwamagana, umuyobozi wa urwego rw'abikorera mu ntara yacu, abahagarariye ibigo bitandukanye mwitabiriye umuhango ndetse n'abahagarariye amadini n'amatorero abashe kwitabira, afatanyabikorwa mwese, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bo mu miryango twibuka uyu munsi, abaturage b'akarere ka Rwamagana n'inshuti zacu mwashoboye kwitabira uyu munsi tuje kwibuka, ndagira ngo mbanze mbasuhuze, mbaye ikaze kandi mbifuriza gukomera, twibuke twiyubaka. Ubu ni ku nshuro 32 twongeye guhurira hano twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse tukaba tunakomeje kwibuka cyane ko muri aya matariki jenoside yari igikorwa hirya no hino mu ntara yacu ariko no mu gihugu hose. Nk'uko rero tumaze iminsi tubikurikirana mu buhamya tugenda twumva mu mirenge n'uturere, aho tumaze iminsi twitabira izi gahunda, mugenda mwumva ubukana n'ubugome iyi jenoside yakorewe abatutsi yateguranywe ndetse gashyirwa no mu bikorwa. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwibuka abari abakozi ba prefectura na sous-prefectura zahujwe zikaba intara y'Iburasirazuba, ndetse na za komine zahujwe zikaba akarere ka Rwamagana. Abo tumaze kumenya kugeza uyu munsi ku rwego rw'intara bari kuri prefectura 19 na 26 ku karere ka Rwamagana. Turacyakomeje rero gushakisha ababa bari abakozi muri ibyo bice bigize intara yacu kugira ngo tubongere ku rutonde tujye tubibuka. Mwabyumvise muri make, nagira ngo ngaruke ku cyari cyagize uyu munsi intara yacu y'Iburasirazuba, yari igizwe n'icyari prefectura ya Kibungo, ikaba yari ifite sous-prefecture ya Rwamagana ndetse n'iya Kirehe, hari harimo amakomine ageze kuri 11 ariyo Rutonde, Muhazi, Kabarondo, Kayonza, Birenga, Kigarama, Mugesera, Sake, Rukira, Rusumo na Rukara. Dufite kandi nanone no ku gice cyahoze ari Kigali ngari, naho hari amakomine ya Bicumbi na Gikoro zaje kubyara akarere ka Rwamagana, na komine Gashora na Kanzenze ndetse na Ngenda zo zaje kubyara uyu munsi akarere ka Bugesera, aho hari sous-prefecture ya Kanazi. Dufite nanone no ku gice cyahoze ari cya Byumba, hari komine Kiyombe iri mu karere ka Nyagatarubu, hakaba hari na Muhura na Ngarama biri mu karere ka Gatsibo. Aho hose niho twibuka aba bavandimwe bishwe bazira ko ari abatutsi muri jenoside y'abatutsi 1994 yakorewe abatutsi 1994, ariko nko nari mbivuze turacyashakisha n'abandi baba barakoraga muri ibyo bice kugira ngo tubongere ku rutonde. Uyu munsi wo kwibuka abari abakozi ni n'umwanya tuzirikana ku kazi n'uburyo ki tugakora mu nshingano zacu za buri munsi, tukanazirikana tubihuje n'icyo nahoze mvuga, uburyo mu mibanire yo mu kazi wabaga yicaye atunganya akazi, iruhande rw'abahaga ari mugenzi we ari gutegura jenoside, ari gutegura uko ari bumwice cyangwa ari umuyobozi we, ari gutegura gahunda mbi hanze
aho atuye twanabibonye no mu gitabo mwumvise cy'umwana w'umusore wa hano hirya mu karere ka Kabarondo wanditse igitabo yise Ma mère m'a tué, bivuze ngo nishwe na mama. Murumva ko ari ibintu byari birenze ubwenge bw'umuntu, bikakoranwa n'ubukana bubi kandi bigakorwa n'abantu batavuye imahanga. Abakozi bishe bagenzi babo babahora ko ari abatutsi, abakoresha nabo bica abakozi. Mu ntara yacu rero y'Iburasirazuba naho aho hose tumaze iminsi tugenda twibuka, hari inzibutso zibitse imibiri y'abacu. Uyu munsi turabara inzibutso zigeze kuri 36. Aka karere ka Rwamagana ko gafitemo nyinshi, gafite izigeze kuri 11. Aho hose habitse imibiri y'abacu igeze kuri 358 na 414. Umwaka ushize wonyine twagize amahirwe yo kubona imibiri dushyingura abageze kuri 300, ndetse n'uyu mwaka hari indi mibiri twabonye dushyingura abageze kuri 295. harimo twabonye mu mazi mu kiyaga cya Muhazi hariya mu murenge wa Gishari. Ndanashima cyane inzego z'umutekano, polisi nabo bafatanyije kuba twarashoboye kugira imibiri tubona. Ni gahunda igikomeje kugira ngo tugerageze gushaka abacu tutarabona tubashyingure mu cyubahiro. Muri akarere ka Rwamagana ntago turasoza gahunda yo guhuza inzibutso, turacyakomeza. Dufite imibiri igeze ku 184 iri muri izo nzibutso 11, ariko tukaba tukizirikana ko dufite iyo gahunda yo guhuza inzibutso, ariko no gushakisha ubushobozi kugira ngo tugire izo inzibutso zimwe dusana, tunasoza izindi turi kubaka nk'urwibutso rwa Mwurire hano mu murenge wa Mwurire. Ngarutse ku bukana bwa jenoside n'uburyo yateguwe, binagaragara cyane cyane ko mu matariki geze kuri 7 z'ukwa 4 aho batangiraga kwica abatutsi mu gihugu hirya no hino. Hano nabwo twabonye muri intara za raporo twagiye tubona mu cyitwaga inama ya komite y'umutekano ya prefecture. Twabonyemo ko bigaragara nko bigenda bitubibona mu gihugu hirya no hino ko abitwaga inyenzi n'ibyitso nabo batangiye kwicwa na mbere y'amatariki tuzi 7 Mata 1994. Twumvisha ko ubabikoraga bari barabiteguye na mbere. Hari n'abatari bari mu nshingano z'uturere na prefecture, ariko bagiye bagaruka kugira ngo basoze cyangwa bakomeze uwo mugambi wabo. Navuga nka Gatete, Semanza, Sylvain Mutabaruka n'abandi mugenda mwumva mu buhamya cyangwa mu mateka hirya no hino. Ibyagoro byagwiye igihugu cyacu, ariko tuvanamo ko twagize ubutegetsi bubi, ubuyobozi bubi. Uyu munsi tukaba dufite ubuyobozi bwiza bwimakaje ubunyarwanda, ubumwe, bwimakaje imibereho myiza y'umunyarwanda, ndetse dufite n'ingabo n'izindi nzego z'umutekano dufatanya. Aha muri intara murabizi ko twagiraga ibigo by'abasirikare byinshi, ikigo cya Gabiro, Nasho, Kibungo, Gako, hani Rwamagana aho hari gendarmerie. Aho hose bagiye bavamo kugira ngo bakore inshingano, ahubwo bakavamo bajya gutiza umurindi intera hamwe n'impuzamugambi mu kwica abatutsi hirya no hino. Ubu ariko ibyo bigo birimo inkotanyi, birimo iz'amarere, birimo ingabo z'igihugu zibungabunga umutekano mu Rwanda ndetse n'ahandi, zifatanya n'abayobozi ndetse n'abaturage mu kubaka igihugu no gushaka imibereho myiza yacu twese. Uyu munsi twibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi, turacyafite imibiri
itarashyingurwa mu cyubahiro, ariko kandi ntabwo twicaye, turakomeza gufatanya n'inzego za Ibuka n'iz'umutekano guhanahana amakuru kugira ngo dushobore kuba twabona iyo mibiri. Ndetse aho tugeze uyu munsi, iminsi tumaze twibuka, tumaze kugira abantu magageze kuri 560 bagize ihungabana. Murabizi ko turi mu gihe cyo kwibuka cyane cyane abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, marangamutima ndetse na za nkovu zongera gutonekara. Tugaba rero dufatanya kugira ngo twubake ubwo bumwe, ariko cyane cyane n'iryo sanamitima kubagira ibyo bibazo. Ndasoza shima ingabo zari zarapiye zirangajwe imbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murumva ko iyo batayobora urugamba tuba turi hano, iyo batayobora urugamba rubohora igihugu ndetse runasoza ruhagarika Jenoside, ntabwo twari kugira n'uwacitse ku icumu, ntabwo abanyarwanda bari kubona igihugu, ariko uyu munsi turatekanye. Banyakubahwa teraniye hano, nyakubahwa mushyitsi mukuru, hari ibindi bibazo dusangiye tuzi tujya tuganira n'inzego za Ibuka, cyane cyane bishingiye ku mibereho myiza y'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, yaba ari kubafasha kwiteza imbere kuba gifite intege nke, ariko n'ahajya hagaragara amazu ageze igihe cyo kuba yasanwa. Ndabizeza ko tugikomeje bufatanye n'izindi nzego dufatanya kugira ngo ibyo bibazo nabyo bishakirwe ibisubizo uko amikoro dushoboza. Dufite n'urundi rwibutso ruri hanze y'igihugu mu ntara ya Ngara mu gihugu cya Tanzania, narwo rwashyinguwemo Abatutsi benshi bagiye bicirwa mu bice byo hirya no hino, imibiri yabo igashyirwa mu Kagera, bashyinguweyo. Turi gufatanya n'ubuyobozi bwabo igihugu cy'abaturanyi, tubifashijwemo na Minisiteri ifite ububanyi n'amahanga mu nshingano, kugira ngo urwibutso narwo ruvugururwe, rube rubitse imibiri y'abacu ariko rumeze neza. Intara yo n'akarere ka Rwamagana tuzakomeza gushyigikira iyo miryango aho iri hose, ndetse n'ababakomokaho, tunashakisha n'abandi tutaramenya. Turi na hafi kubona, kugira ngo uturere twacu twose kubona ibitabo bagiye bandika by'amateka y'uko Jenoside yagiye itegurwa ikanashyirwa mu bikorwa mu turere dutandukanye, kandi n'umwihariko noneho ubutumwa bagenera urubyiruko kugira ngo nabo babyigiremo amateka, banabone n'imbaraga ndetse n'uburyo bakomeza kurwanya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo, ndetse no kumva umukoro bafite mu kubaka ubumwe twagezeho nk'igihugu. Ntago tuzapfa kabiri.